ko Chita yagambaniye Sabe urumva Chita yavuga uretse gato inkuru twayinjiyemo ntiturayinjira mu bande mu mbwire jewe ko nkoraje urakuzi sinca hirya no hino njya mbona Godfather zana kaza akavuga ubuntu bw'ubugoryi n'iki akabaza gakiri agamagara abana akabwira ngo niriwe nuza ubugoryi Godfather urimo uravugiramo Dumba no ari kuvuga ngo mvuga ubugoryi singiye umuntu w'umugavuga ubugoryi ori ikigoryi Godfather urumva ikigoryi uzabiki sasa rero nje ntago manza guca hariya na hariya n'iki mpita nkubwira ko kanya ntabwo ati numvishe Chitarimo aravuga ati mwebwe mwihisha mutagaragara amasura urumva ubwo ashaka kuvuga abandi wowe nanjye yakize mu nyandiko se wowe na Blue yarabivuze arabangwa ngo muri abambere bantu batinya ngo muri abantu bambere batinya kuri iyi si kandi nemeranya nawe yarabize ko atanzana muri ubwo bugoryi bwe urukumva bari abantu reka nze nkubwire ikintu niba ari abantu bambere urumva societe yigeze kugiraho mbi especially muri showbiz bro ntabwo ibingibi agenda akangakanga Jay urukumva ntugire ikintu accepting Dumba abana abantu bashaka gukina ntugire ikintu reka nzimye isi kugira ngo numvikane neza ngo biranga genda gute nje munyumvisha ahantu yamvuze ntabwo nigeze mbyumva ntabwo njya kumva YouTube channel zakira kigoriki njewe uyu muntu yaje one day uwo Chita ajya ahantu ajya imbere mu kigana yaragiye amaje kunteranya ajya kwa nari ku muvugizi wa RIB yamukoresheje ikiganiro ngo aba bantu ntabwo yigeze avuga izina ryanjye urimo kunyumva ariko akora ikosa mu kiganiro asoza mu kindi kiganiro yari yakoze ngo aba bantu urukumva ngo bakora ama space ngo bafite amazina nk'ayimbeba wumve bafite amazina nka ngo bita amazina y'imbeba nk'ayimbeba ariko nta kintu aba yabeshe uretse gato genda gake aho nta kintu yabeshe Chita yavuze ngo izina ni nk'iry'imbeba Semite none se Godfather izina ryawe yumvishe iyo wumvishe Godfather definition ya Godfather ntabwo ushobora kuza ngo uryitiranye n'iry'imbeba kuko tugiye kuvuga izina ryanjye riraruta iryawe ko nanjye kuzana izina ridakoresha hano buri muntu tugenda uza kumvanga Dumba ufite ukuntu ngo niba ushaka kujya ikiganiro gicyuye ureke kumvanga muri za strategy zawe no Dumba ndakwiyamye ureke tuvuge ibintu mazina yawe urumva bimwe byo ushaka gusembura no umbabarire urimo kunyumva hanyuma se nawe nuko ufite amazina nk'ayimbeba ko numvishe ngo yagiye kugutega ko yasigaye muri investigation zo kugukoresha ibyango wasabanyije abana warabikoze nje hariko ko nasaba nibyo warabikoze tugaruke gato umva iki kintu nta kintu nafaga n'uyu muntu umwe muri abo bana hari uwari waranyitwarumvikanye afite imyaka arambye uburetse gatuka ngo tere story urukunyumva ntabwo ngiye nigeze mbigiraho big deal muze mufata telefone muhamagare Kamaro urukumva ntabwo ngiye kwivanga muri izi ntambara ko ntabwo yigeze ameshoni izina ryanjye azabikorera nkafungura intambara na Godfather nkwereke yakuvuze kuri imbeba yavuze izina ryanjye kadafaka ntabwo yigeze amwe erega we ntabwo bakuvuga ko yanazinugira so tugende gake tugaruke kuri ikibazo cya Jay urukunyumva niba uretse gato niba ari umuntu wa mbere utakabaye avuga ubusa niba ari umuntu wa mbere utakabaye avuga ubusa ni uriya mujene ntiyakabaye avuga abandi uko n'ukora ibigize ibyaha uyu muntu yagambaniye Sabe abanyarwanda babimenye yavuze ngo uretse gato sibyo yavuze ngo wakoze live urumva ninde wakoze live umva se ikibazo urasama ceceka yakoze live ngo wakoze live ufata umwana witwa Muyango muramwandagaza agira umuntu mbereza iyo live ngo n'akazi karamunanira
numva ibintu harimo aravuga, numva arabimvugiye, vugisha induru ibirenge. Reka nkubaze ikintu mbabwira, iyo mushaka guheza inguni yanyu mufata abantu bakuru babyaye bafite abana mukabita abana mujye muziba, niko aya masaha Dumba kankubaze ntituranga turi kuganira bakora mu yango ntago ari umwana ufashe uri umwana. Tugaruke kuri kiriya kintu rero, kiriya kintu nubwo ngewe ntabwo ngerageza numva mvuga, ariko iyo umuntu ashatse guplayinga as a victim, uyu Chita ni virusi. Umutima wa Chita umutima wa Chita wijibye kurusha isura ye. Ndakubwira impamvu. Chita Dumba nafashe umuntu bita Marishari, unyumve neza cyane. Umuntu bita Marishari uriya mugabo yaramfanaga akazi, aranyishyura, urakurana neza cyane, urukumva. Ntekereza nibwo navuganaga na kiriya kintu, ntabwo kitasinziranye no sinshaka no kumumenya, urukunyumva. Mwanya ijambo ndaje nguhe, ariko se waburetse kugiye gufata ijambo. So icyo nshatse kuvuga, Chita yagiye inyuma bro, aragenda kuri ibintu by'ubugoryi, njyewe sinabiha umwanya. Ntabwo ngenzi kunyura na hariya ukajya mvugisha Chita nk'ama Chita bite n'amakuru nkamubaza, urumva kunyumva bro. Naje kumenya ko umusenzi yarari inyuma y'ibyo byose afasha abana. Ndaje mufata telefone mpamagare kamarade, abana bose Marshal yari haye akazi, bose bayituma ibirwanaho Dumba ahereze 50,000 20,000 kugira ngo bishyure inzu. Chita bose aragenda abirukanisha. Ariko sumenya gute ko yabirukanishije? Hamagara kamarade. Kamarade ninde? Urimo kumva? Kamarade ni Faxman, n'ubu ngubu yari kumwe na Marshal baza gufata. Turamuhamagara Faxman, umuhamagare. Icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki rero. Ubona aya masaha Chita ashobora kuza ahangaha agaplayinga victim, ubwo ngubwo abantu bajya kudiginga bakareba ubugome yakoreye Sabe n'ibintu agenda akora. Ibyo none aba bose niko yabahemukiye, niko bamuhemukiye, niko bose ni gasuku. So ntabwo nge nigeze nisanga muri uwo mwandiko, hari ubwo nzi niba ntabwo ndafite umwanya wo kumva ibiganiro, ariko numva hari aho yavuze ubwo ngira mufesa ku giti cyanjye. Ntabwo Chita ari mu mwanya mwiza wo kujya kunenga kugaragara ngo agaragare ko yahohotewe. Ni umuntu mubi kurusha n'abandi bose babayeho n'ibyo yakoresha. Yo umuntu bita Chita abantu fata urugero rwiza cyane. Yabanaga na Samusure mu nzu, sibyo? Samusure aza kugira ibibazo yagize by'amadeni, arahunga. Amaze guhunga, Chita le même jour yashatse umwana wa Samusure, umwana Samusure yabyaye, amuzana kuri Chita Magic kuza kumubaza ibibazo bya se. Ariko kumva bro, komeza twumve. Ibaze nyine umuntu mwabanye mu nzu yahobeye Dumba avuye mu Rwanda, azana abana b'abakobwa bose ngo yakurongoje gapote cyangwa ntiyayishi. Twaba hari ibimenyetso ko yakurangirijemo. Dumba ntuzane bya bintu byahanga byo kwigira umunyenduga wa cyane. Do not play that smart. Hari ukuntu ushaka guplayinga smart kugira ngo ubalance ibintu byo mazina yabyo. Komeza je. Njyewe umwe muri abo bana. Uburetse gato du. Tumaze twumve je amaze arangiza. Noneho nawe ntuplayinga bimwe bya ntuza. Hano ibintu niba umuntu yagiye kuri kamera akavuga kuri je ibyo yavuze wabyumvisha. Reka twumve je yarangiza. Naguza umva we Godfather, naguza kumbwira ukuntu nza guplayinga cyaba niki. We icara hasi hano. Vuga twumve. Oya cya Godfather kireke kuzajya kintinya kivugisha. Ubu uri kumwe nanjye ubikora neza biri ku murongo papa. Umuntu bita Chita uwo nguwo, hari umukire wakoreraga igikondo bitaga Doba, yarentingaga mu modoka. Chita noneho ngewe ahantu hose agiye gukora asanga ngewe barabinuriye kera, kandi noneho ngewe ndi wa muntu utagisayininga contract ugiye nkora ku biraka, urumva ni nabwo mbona menshi. Chita baraje atangira kugambanira bitwa ba Anita Pendo. Anita bura nari naranze no kubimubwira. Ngo Anita Pendo uretse RBA, imbuga nkoranyambaga zindakoresha nizihe? Icyo gihe umukire w'umuha vision adajya kugenda agira gute ameze nk'uri muragenda bibona, ariko umukire muri target ye yari atagetinze Anita Pendo. Urumva
reka nkubwire ka Jess Quiz reka nkubwire Jess Quiz ibyo bintu bya Dova ndabizi njyewe na Anita Pendo nari ndi mu Rwanda icyo gihe njyewe na Anita Pendo ndaje nkubwire ugiye kuvuga ibintu nanjye nzi noneho ugenda mu mwandiko uwo mukire wa Dova yarampamagaye ahamagara Anita Pendo nasanzeho n'abandi bayinfluencer n'iki nukuri kw'Imana ndumusane ibintu ngiye kuvuga njyewe nibyo natekereje icyo gihe nakinaga na Chita basket buri kuwa gatandatu umukire ngenda mu biro nawe twari kumwe na Anita nasanze Anita n'iki umukire ashaka aba influencer benshi ashaka influencer benshi ariko umukire yari afite akagabo karaka wari ubuhungu sinzi n'ubuhungu bumeze nk'ubunuza bumeze nk'ubu Jackson Jackson kameze nkaho kagiye kuba akagabo kigeze akantu kamumenyeye ubwenge abapampe ukabona ko kaguma kamuryaho ariko kayashaka kakamubwira bakakamubwira ibingibi umukire ngenda ni nka Chita kwa Marishari nuko kimeze ako kagabo noneho n'umukire nawe hari ukuntu yari ameze arabakire ubona atarize neza umukire ari aho ngaho ariko nawe ari mu bugo umukire wa Dova niyo mpamvu yahombye buriya cyari ikigoryi cyarampabogeye ndi kiraza kiramvugisha cyatwicaje nk'amasaha nk'atanu bro nje na Anita Pendo bro nje nako kazi cyakaduha ariko akagahungu nkabona karimo karate ngo boss naza niko kajyaga kaduhamagara nzerereza Imana ikampara amagara ikanyicaza amasaha 5 nkasubirayo nabaga ngomba kugera no muri studio kugenda kubonana nabo bana Chita yavuze ngo uvuga gahambirwe ntabwo njye ntajye muzonga ntabwo komeza urumva nagomba kugenda muri studio kugira ngo dukore n'izo ndirimbo zabo bana mwaba mubekeye Chita ibintu bya Dova ntabwo yabaga ari ntabwo Chita ibyo bintu byabivuze mpari turi kumwe yabivuze abipostinga nta kibazo bipostinga ngira ni kimwe n'iki urumva umuntu ngiye akiretse niba bakase ibintu byanjye babiri nje najanga kubera nje amagambo yavuze kuri nje ntabwo nigeze niyumva unsaze rero muze kubishyira mu myumva ntabwo nigeze niyumva nuko mu bicyo kiganiro cyumva umva yavuze mu biganiro bya yamvuze yakuvuza arakubwira ati wowe wazanye muyango hano umwana umubuza ubuzima yaje aravuga ngo Godfather cyangwa avuga whatever wewe yavuze wowe wabavugiye muyango yavuze uburetse gato yaje yatura izina rya Godfather aragenda arameshoninga aramva nkuko yavuze gasuko mu bicyo kiganiro Chita n'umuntu uri professional ntabwo ashobora kukwicisha mu kanwa tuze kutuvaga kandi rero ndumafite ukuntu ntabwo ari ntabwo imagine Chita arimo aravuga ngo Godfather Chita uri kunyumva Chita avugi acisha ijambo Godfather mu kanwa ke uri kunyumva ikintu kiriho iyo ashaka Chita ashaka kuvuga nkawe Godfather ndumva ari kuvuga kuri bro ntabwo akoresha catfish nkawe ngo nguki iyo ashaka kuvuga nkawe akoresha ijambo catfish ntabwo ashobora kuvuga Godfather Chita ariyubaha umva nkubwire rero nkubwire ikintu ugomba kumenya urukumva ariko se ko muganye imyaka ushaje nkawe mani do umunsi umwe nzagufata ngukubite nk'ikibano muri urwo ruhara urumva kuko hari ahantu exagera urumva mani kire avanga ikiganiro kugera ibintu bipfa ese ubundi wamuzanye uti ubundi wamuzanye gute uyu ingena je turi impanga bro naho tutumvikana reka nkubwire ko nta kintu kiza kuva ahangaha ikiganiro azunga byarangiye ikiganiro cyapfuye Dumba mwari muzi ko muzanye hano ngo nanjye ngo nze gutuka Chita gase nyoko
None kujura teta. Yo Kigori. nta nubwo umuntu yanarumanura nakoze ikosa twakoze ikosa ryo kuruzana ku ruje ruri muri aka muri nuzayi. Umva je wowe Chita ndabizi mufite ibyo mupfa. Aho naguza kunzana imbere y'iki kigo ngo nanjye ngo ngiye kuvuga nawe umuntu. Hari wabuze ko bagiye kuvuga nabi bagiye kwerekana ukuri. Iki kigo cyawe ngo cya Godfather ntabwo wagicucu nonyite kigoryi urumva kandi wiyubahe Nuratinya ni imbere y'abantu. Dumba reka ndumubwire. Umva we Dumba kamubwire kamwereze wone. Ntuzanangarure kuri umva wa mase we reka zingwe warning ya nyuma. Urimo kumva? Wowe uma warning wo. Ntayi gwate wa mase we umva ubwire du. Je ngoga so amazi mbereze warning ya mase rwambere. Umva wagicucu. Urumva kumbwire wo. Nisurume warning. Umva kumbwire wa mase we. Nundi munsi hari umva we Dumba. Umva we Dumba. Zanisura undi munsi. Urukumva? Rero ukanura amaso gutyo kuko hari igihe iki yaranya kwa fatoro toki. Je ntuzangarure amagambo nkayo ngayo mu kanwa vanga ugende kwanyoko. Ntuzangarure hano. Ubaje urumva iki kigoryi hari igihe garura ayo mase hano. Garura ayo mase tirihe. Hagira umuntu garura kiro kigoryi hano. Hagira umuntu kigarura. No je genda gake. Muba mumbihirije. Hari umunsi urukumva garura iki gicucu mukigarure hano gatoya ko kivuye live mukigarure agiyate uwamumbihirije yenda gasera mama na ntukarahira ibyo bintu bro turi mu kiganiro ntango murahira nabi ururusha guplayinga smart you fuck as hell. Ntabwo urunguru ushobora kugira ubundi abantu nk'aba mbita abakombanyo urimo kunyumva agaso tugera gatugura cyo mu kiganiro abantu nk'aba bari gatabirato I have no time for them urimo kumva ubuze ni mumwe muri mudu mwana reka dukomeze ikiganiro twari turimo reka nkubwire urabizi hari abantu bashobora kuzana hano muri conversation nk'iyi ngiyi urukumva uri hariya uramuzi urimo kunyumva so uzabyuka mu gitondo ufungure intambara yeruye nje nawe tuyinjiremo ntabwo njya ndwara intambara ntateguye nawe urwana nk'iyashikaramu Dumba ndabizi ko uri bubyumve uzategure intambara yeruye aguruke tuyirwane nuyinsira nzamanika amaboko ngende amaboko nzayamanika dukomeze ikiganiro shyiramo game ho gatoya byamubane n'ibyo abyagemo nawe ndeka abyagemo nkeneye uzategura intambara nje ntabwo ndwana intambara ngo mbyike mu gitondo ndwana intambara no